igitondo cyiza kuri mwe mwese muteze amatwi kandi mukurikiye Hose TV. Dukomeza kubashimira cyane ko mukomeje kudukurikirana hano kuri Hose TV. Komeza kubitsa utarakora subscribe kuyo tujye tubana buri gitondo muri content yitwa biravugwa. Reka dutangire kuri inkuru rero ivugwa ko imbaga y'abantu yataramiye igikoba ahari indake ya Perezida Kagame. Abaturage n'abayobozi barenga ibihumbi 4 bavuye hirya no hino no mu ntara by'umwihariko ariko mu ntara y'Iburasirazuba cyane i Nyagatare bakoze urugendo rw'amaguru reshya n'ibirometero hafi 22 bajya igikoba mu murenge wa Tabagwe aho bataramiye bakumva amateka y'agataka kiswe santimetero ndetse n'indake ya Perezida Kagame yabayemo mbere yo kwimurira ibirindiro bye ku murindi w'intwari hariya igicumbi. Reka dukomereze no kuri inkuru rero nyuma yaho u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagasinya amasezerano y'amahoro. Gusa nubwo abenshi bakunze kuvuga ko ari amasezerano y'ubukungu areba inyungu za Amerika atari areba inyungu hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko ikibazo cyakomeje guteza idonido hagati y'aba perezida bombi ndetse n'ibihugu byombi, ariko by'umwihariko hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na M23, aho M23 ivuga ko aya masezerano atarimo M23 kandi ikibazo mu by'ukuri kiri hagati ya Kongo ndetse na M23. Reba bakomeje kuvuga ko aya ngaya ari amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu ku nyungu za Amerika. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yaje kubitangaza ko igiye gukuraho cyangwa se kurandura burundu umutwe w'iterabwoba wa FDL, ariko ishimangira ko ari urwitwazo rwa Kigali ugomba kubanza gusuzumwa hakarebwa uburemere bw'ikibazo uteza mbere yo kurandura burundu. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Therese Kayikwamba Wagner yavuze ko biteguye gushyiraho iherezo kuri FDL, ndetse n'u Rwanda nago rero rukaba rwamaje gutangaza ko nyuma yo gukuraho uyu mutwe ruzahita rukuraho ubwirinzi cyangwa se ingamba z'ubwirinzi rwari rwashyizeho ku mipaka iruhuza na Kongo cyangwa se na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva ko rero ni ibintu byinshi nyuma yaho bavuye gusinya amasezerano hari intambwe itangiye gutega kugira ngo ashyirwe mu bikorwa. Umugabo w'umukire witwa Niyitegeka Eliezer utunze imodoka zirenga 25, ibibanza birenga 120, amazu n'ibindi, arashinjwa cyangwa se yaburiwe irengero cyangwa se arahigishwa uruhindu nyuma yaho akatiwe n'urukiko cyangwa se ajyanywe mu rukiko, aho urukiko rwari rwanzuye ko agomba kuburana afunze by'agateganyo. Ibi ngibi rero urukiko rwisumbuye rwa Huye ku itariki kuri uyu wa 4 mu mwaka wa 2025 nibwo rwari rwabitangaje, aho bari bavuze ko uyu mugabo agomba kuburana afunzwe by'agateganyo. Uyu mugabo rero bita Eliezer Niyitegeka akaba akurikiranywe ibyaha bigiye bitandukanye, harimo ibyaha byezandonye birimo kunyereza imisoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse rero ngo no kudasobanura inkomoko y'imitungo ye afite. Reka tukivariya dute twikomereza muri showbiz. Muri showbiz rero haravugwa iki? Umuhanzi Senderi International Hit mwaramumenye cyane abenshi by'umwihariko ku ndirimbo z'uburere mbonera gihugu, kwimakaza isuku, muzo kwibuka cyangwa se no kuzirikana abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ni nyinshi rero, ni nyinshi yagiye amenyekanamo. Niyo mpamvu rero uyu muhanzi Senderi International Hit agiye gukora urugendo rw'ibitaramo mu turere 13 tw'u Rwanda mu rwego rwo kwizihiza imyaka 20 amaze mu rugamba rw'umuziki nyarwanda. Ibi bitaramo rero bizatangira ku tariki 5 Nyakanga mu mwaka wa 2025 ikirehe, aho akomoka n'ubundi hariya gose niho mu rugo iwabo mu murenge wa Nyarubuye neza hariya gose abantu bahazi. Bizasozwa cyane ku tariki ya 1 Kanama mwaka wa 2025 mu mujyi wa Kigali. Numva ko ni bitaramo rero bigiye kuba bimara hafi ukwezi kose kabisa. Reka rero dukomereze no kuri inkuru ivuga ko Holy Nation
cyangwa se ni korali mwamenye cyane muri gospel, ngira ngo muzi indirimbo zayo nyinshi zigiye zitandukanye. Rero Holy Nation yaje kuba ihuza inganzo cyangwa se bagiye gukorana indirimbo ndetse n'umugabo bita Mubogora na Trezor mu ndirimbo umeniyanua iri mu rurimi rw'igiswahili. Urumva ko rero aba nabo bakomeje gukomeza guteza imbere umuziki nyarwanda. Nitwabura kubabwira ko rero mu bitaramo bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bibera mu mujyi wa Kigali, hakaba haje kuba hagaragara amashusho ya za drone zanditse kwibohora mu kirere. Urumva ko rero byari ibirori bikomeye hariya cyane mu mujyi wa Kigali. Ku musozo w'iyi video turaza kubasigiramo ako gace gato ka video kajya mu minota 2, hanyuma nako rero murebe uburyo byari ibirori hariya mu mujyi wa Kigali. Reka dukomereze kuri inkuru rero muri sport, nabwo twagenda tutavuze kuri kuvugwa muri sport. N'indi nkuru rero, inkuru iri kuvugwa mu bitangazamakuru byose bya sport, ni inkuru imwe y'akababaro ibabaje, inkuru ibabaje kuri Premier League, inkuru ibabaje ku babyeyi ba Diego Jota, inkuru ibabaje kuri buri muntu wese ukurikira cyangwa se ureba umupira w'amaguru cyangwa se n'undi muntu wari wese ku isi. Inkuru yamubabaza. Equipe ya Liverpool yatangaje ko igiye kubika nimero 20 burundu mu rwego rwo guha icyubahiro Diego Jota wari umukinnyi wayo witabye Imana kuri uyu wa kane aguye mu manuka y'imodoka. Icyo wamenya ko rero nuko uyu mukinnyi Diego Jota akaba yaguye mu manuka y'imodoka ari kumwe n'undi mwana murumuna we, bakaba bari mu modoka imwe, bose bakaba bahise bapfa. Ikibabaje kurushaho rero nuko abangaba nibo bana bonyine uyu muryango wari ufite, nibo bana babiri b'abahungu gusa bari bafite. Ikindi kandi cyababaje cyane kurushaho nuko uyu mukinnyi Diego Jota asize umugore we, bari bamaze ibyumweru 2 gusa basezeranye. Urumva ko ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'akababari babaje ku bantu bose batuye isi ndetse no ku bantu bose bari muri football by'umwihariko. Rero kuba Liverpool yatangaje ko nimero 20 igiye kubikwa burundu ni mu rwego rwo guha icyubahiro uyu mukinnyi Diego Jota. So rero n'amakuru yacu nahangaha tuyasoreje. Nkomeza kubitsa ko nyuma yuko dusoje ako ka video ngiye guhita nkashyiraho, hanyuma nako mukarebe uburyo byari birori hariya mu mujyi wa Kigali. Ni anakre nk'ibisanzwe rero, nkomeza kubitsa gukomeza gukora subscribe niba utarayikora, hanyuma tujye tubana buri munsi hano kuri Hose TV. Ikiganiro nibiravugwa nakagaruka buri gitondo ko mukomeza kujya mutwereka urukundo, mwandika muri comment ibyifuzo byanyu, tuzajya dukomeza tubishyira mu bikorwa. Icyifuzo cyawe ni itegeko. amahirwe n'ayasaya bose ubura abanyarwanda turabeze Paul Kagame turi kumwe nawe Benju Kagame Benju Kagame Benju Kagame Benju Kagame Benju Kagame